iri jambo ribaherekeze ribabere impamba n'urwego rizabageza mu bwami bwawe. Aba bahindutse urugingo rwa Kirisito, aba bahindutse urugingo rwa Kirisito, aba babaye bamwe muri twebwe, aba babaye abakozi b'Imana, aba bagiye gukora umurimo wawe, batangira bavuga ubutumwa bwiza, batangira baba abahanuzi, batangira baba Mwami Yesu Kristo, abayobozi mu gihe kije, abandi b'abagaragu bawe turabagushyikirije natwe, ubafate ukuboko ubakomeze nk'uko wafashe umugaragu wawe Yakobo, wamufashe ukuboko uramukomeza ugendana nawe. Niyo mpamvu natwe tubahamirije, kandi nabo bacitse intege bagasubira inyuma bakagenda, imitima yabo Satani akayiba. Ijambo ryawe rirababwiye ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Uhereye umunsi batangiye gukora neza, uhereye umunsi batangiye gukora ibyiza, uhereye umunsi ntibongere gusubira inyuma, uhereye umunsi bamenye ngo amaraso ya Kirisito ndetse n'umubiri wa Kirisito bakiriye ubabere urukingo. Uhereye none dufashijwe cyane n'iri jambo ryawe rikoze ibitangaza, kandi ijambo riratubwira ngo iyo umuntu umwe yihanye mu isi, mu ijuru ni igitaramo, naho igitaramo kibe, inama mu ijuru ikomeze yanzure ko uyu munsi ari umunsi udasanzwe, hahinduke n'abandi benshi, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa. Tugukomeye amashyi menshi cyane kuri aba bantu hanze mu izina rya Yesu.